umutoma nta muntu wagutera kuba wavuga kariyo baheruka si utwe nk'ababyeyi kugira ngo umwana nyine azagutera sitorira. Umuhungu wa mbere waguterese yakoresheje amagambo n'utuboro duto duto ngo ni inkubura yaje gupfa soko yara umuntu ngo tunaziranye n'ubu turamutse tunahuye yewe ona yarapfuye nanjye nkanatasha nk'umukinnyi ako nabonye ko mama yagushyiriyeho mu gitondo we ngumuki ariko baze naragize nk'amahirwe yo guca mu maguru nkumva unyise umukaritasi erega umuntu wa mbere ntabwo yaciye mu maguru katucira abana bro karagakinyi yabaga ari umujama nyine wo player ariko gahunda yo kugira mu uwa kabiri yakoresheje ibanga wabigeze hose shaka wigeze wabaye umwana mwiza nyine yabigenje ati yabaye umwana mwiza cyane nyine mugira ibintu yaje guhinduka ate se ntabwo yahindutse njyewe wahindutse ndamusiga gasibura yita ntabwo nshobora ako mwana uzwo nigeze kumva arimo uvuga ngo wanazikina ziriya filime ni bamereza amahirwe yo kujya kuri Netflix reka nze mubwise ukuri hari ikintu abanyarwanda bibeshya ijambo nakuze rirasanzwe so bagukubise ibiciro wazikina oya reka duhere aho na background y'ibyo bintu navuze first of all abanyarwanda dukora muvi yego dukora muvi ariko tumeze nk'abantu batazi ejo hazaza turi amafaranga ari hano muri santimetero yego nk'ubu aha duhagaze hano reba hano imbere yawe witondere bakiramanya bataza kuvuga ngo wabakomye cyangwa se n'abandi bakora muvi kuko ushatse kuvuga ko mureba hano gusa ejo hazaza mwe ntabwo mujya muhitaho mujya munahareba oya for information nuvuga ngo kiramanya n'abandi ariko kiramanya n'abandi kiramanya ni mu bantu bumenya neza muri movie industry batareba ejo hazaza oya buretse mbaze uwo muntu uri kuvuga ngo ushaka kumva ngo navuze ngo ntabwo afite ejo hazaza ntabwo musenga njye navugisha ntabwo musenga cyane nyambo information nyambo ni umukobwa nyine nibyo mvuga nk'umusenga nawe nyine ari muri abo nyamba ari munsi ya kiramanya wabyumvise ibyo nakuboneye uti baba ngo nderura ariko noneho urarenze oya njyewe nahise ko nandi babo yaba ndi babo kigarukiye kuri story zakaga koboye rero kaje guca mu maguru ariko Netflix aho ya Netflix reka itubwire ni birebire ni binini borega birarenze arira azakoresha ibara buriya numvise ntashaka no kongera gusubira hariya nigarukira ku mukobwa ugarutse kuri nyambo se nyambo uciriritse ikintu cyiza nuko nyine turi kwarira hasa n'ugiye borta bya prodinga ariko n'ubundi kuri ndi kuvugisha arakuvugisha n'ubundi wanajya ntabwo nagukanze ko nabyo navuga sinkubeshye pe ufite ubwiza buri naturere pe yaba byashobokaga ntabwo ufite nk'umuhungu ugukwiye ariko nta mugore umuhungu tugenda nawe ndabona nta n'umwe ugukwiye pe ubwo ijyambere hambere iki petit déjeuner yawe ya mu gitondo nta muhungu wayafodinga bo tugendana ubwo ntarakira essence ntarashyira essence ntarashyiraho amazi yo kunywa ko niba kutanywa n'amazi asanzwe n'ibyo byose urumva rero nta muhungu tugendana wabyafodinga njye nabya folding aho nanga njuga biragoye njuga biragoye cyashyiraho njuga ayo sinayabura mu bantu bagukoresha ibiganiro harimo bande Patrick oya ngeze ko twari inshuti nagaruko nari nyabuze nagaruko nari nyabuze pe ako filime zawe ndaziranga nazisharing ndimo ndanagutora muri mashariki
tuyibwire Nawe ufite njuga. byagenze bite mama mwitonze n'abantu nkibaza umujamu byagenze bite mwana ni ibanga yakoresheje bamufatije rero twari bato mwari bato baragufatirana rero umwana mwiza kugeza n'uyu munsi turafite ako nyine ntabwo akongera yaje gusura ntabwo arara twabirenze igihe niba kugira ngo umuntu agusura arare bisaba iki ari umuhungu ntabwo yarara uhurira he na bose mu gisambu wari waparika nk'ahantu mu gisambu urimo n'umudamu umugenda agateka ahubwo ushobora guparika imbere y'ahantu ntabwo uri icyo kunywa cyangwa ugafata icyo kunywa tuganira akaba ari ukimugurira nta kikugura nese amafaranga turayakorerwa ntabwo tukora ni ukuvuga ngo wowe umusore wikundira umutamu ntabwo ari umusore nikundiye umusore yasuzuguye kuko ubona akunze we naho ugomba kumukunda n'igitego ubwo rero atankunze ntabwo igahuriramo mbifurize intangiriro nziza today samane nizere ko mwese mwagiye mu kazi mumeze neza tugiye gukora ibiganiro byinshi cyane uyu munsi muzabona uzamenya nawe ngo nakora iki nagera kuki nakifuza iki ndifuza iki mu buzima bwanjye ese nagera kuki mu buzima bwanjye ese nakoresha iki mfite uyu munsi hano kugira ngo mbone ikindi byose ni ibintu wakwibaza ariko kandi igisubizo uragifite mu biganza byawe kuko ufite smartphone urimo kutureberaho ufite internet urimo kutureberaho ibi byose ni process ya mbere wakora gike ufite internet telefone birahagije kugira ngo bihereho ukorera amafaranga uyu musore une YouTube ni ingingo
turabona ukugura